Kristo Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya kane gisanzwe mu byumweru bisanzwe by'umwaka C kuri iyi tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2022. Iki cyumweru kandi tukaba twizihiza mu gihugu cyacu umunsi w'urubyiruko, ubutumwa bw'urubyiruko. Dusabire urubyiruko, dusabire abita ku rubyiruko, dusabire abana bacu kugira ngo bamenye Imana, kandi ituro riri butangwe uyu munsi muri kiliziya zose zo mu Rwanda ni ituro ryo gushyigikira ubutumwa bw'urubyiruko. Nyagasani abaha umugisha. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa mbere, umurongo wa 4 kugeza kwa 5 n'umurongo wa 17 kugeza ku 19. Uhoraho yambwira ijambo agira ati: narakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitoreye utaravuka, nkugira umuhanuzi w'amahanga. Bavandimwe, Imana nidutora, ntacyo yaduciye na kimwe. Byarashobokaga ko Imana itora abandi, ariko kandi buri wese muri twe n'umwihariko w'Imana. Hari amateka yawe yihariye, hari ubuzima bwawe bwihariye, hari uko Imana yagukunze kwihariye. Mu yandi magambo, uri kinege kuva utaranavuka. Ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka, ubuzima bwawe ntabwo ari amahirwe. Oya, Imana yarakwifuje, irakurema kandi gufitiye umugambi. Naho wowe kenyera ukomeze, uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo nagutegetse kubabwira. Ni Imana ituma umuhanuzi Yeremiya. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. Jewe uyu munsi nkugize nk'umurwa ukomeye, inkingi y'icyuma cyangwa nk'inkike y'umuringa imbere y'igihugu cyose, imbere y'abami ba Yuda, abatware bayo, abahereza bitambo bayo n'abatuye igihugu bose. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Unuhoraho bivuze. Humura, turi kumwe, ndagutabara. Aya magambo ni amagambo y'ihumure Nyagasani aduha. Ntayewe wenda ko ufite abakurwanya, ntayewe wenda yuko hari abakubuza amahoro, ntayewe wenda ibigeragezo ufite, ariko aravuye ngo humura, ninjye ugutabara. Mureke rero aho kwirukira amaboko y'abantu, aho kwizera abantu byatuma twibagirwa Imana yadukunze mbere, mureke ahubwo turangamira Imana, niyo gutabarwa kwacu gushingiyeho. Ntihazagire ikigukura umutima, kuko nta kizakubaho Imana itakibonye. Kandi nubwo wahora n'ibyago bikomeye gute, nta na kimwe kizakuraho urukundo Imana igukunda. Ngaho rero tera intambwe, uyizere, kandi burya uko wizera niko Imana ikora. Muzarebe iyo ubana n'umuntu akakugira icyizere, ukuntu umva wamukorera ibyiza byose. Kubera iki? Kuko uzi kuri ya muntu agufitiye icyizere. N'Imana rero ni umubyeyi. Mureke tuyizere kandi tumenye ko nta bubasha na bumwe kuri iyi si, cyangwa mu bigaragara cyangwa ibitagaragara, buri hejuru y'ububasha bw'Imana. Humura, nige, turi kumwe, ndagutabara. Ushimirwe Nyagasani kubera iryo jambo ry'ukuri. Ningera mu bikomeye nzibuke kuntabara, ningera aho ntabona inzira neza nzibuke ko ari wowe untabara, ningera mu mayira abiri nzibuke ko ari wowe untabara. Sekibi nantera imyambi uko imeze kose, nzamenye ko ari wowe untabara. Ariko nawe muvandimwe, uyu munsi ibyo waba urimo byose, humura, Nyagasani niwe ubivuze, niwe uzagutabara. Turazirikana kandi Zaburi ya 70. Mana yanjye, iminsi yose nzamamaza ubutwari bwawe n'agakiza kawe.
kuko nyagasani afite imbaraga kandi imbaraga ze ni ntagereranywa. Reka tumwamamaze kubera impuhwe ze. Isomo rya kabiri, hari isomo rirerire, hari isomo rigufi. Irirerire ni mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 31 n'umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Hanyuma isomo rigufi ni isomo ry'umwera Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13 umurongo wa 4 kugeza ku 13, ari naryo ngiye gusoma. Bavandimwe, urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akaraha karwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Umuntu arebye uko Pawulo mutagatifu avuga urukundo, yasanga twese cyangwa benshi tukiri kuri. Ni kangahe se ndakara? Ni kangahe se mbura kwihangana? Ni kangahe se nuzura ishyari? Ni kangahe se nirarira, nkivuga ibigwi, nkamera nk'umuntu utagira icyaha, nkikuririza? Ni kangahe se muri ibintu bidahwitse? Ni kangahe se ngira inzika cyangwa nkishimira ko kanaka yahuye na esheke runaka, ntiyawa wenda yumvireho? Hari igihe dusenga ariko wabona ibyo tuvuga ugasanga ntacyo bipfana. Reka twirebe twese, twirebe mu kuri. Ese urukundo rw'Imana ruturimo? Hari umunsi tubyuka turufite, bukira ntarwo tugifite. Hari umunsi twira dufite umutima mubi, wenda bukira nimugoroba wenda twarugize rutoya. Ariko urwo rukundo ruhindagurika ntabwo ari urukomoka ku Mana. Bavandimwe, mureke twese dupfukame dusaba Imana urukundo nyarwo, urukundo tuvoma mu mutima w'Imana, rwa rundi dukunda. Niyo byaba muri sansinike, ni ukuvuga ngo niba ndukunze ntibanarunkunde, nkomeze ndugumane. Pawulo mutagatifu rero ati urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se buzashira, indimi se zo zizaceceka, ubumenyi se buzayoka. Koko ubumenyi bwacu buracagase kimwe n'uko ubuhanuzi bwacu bucagase. Igihe rero ibyuzuye bizahinguka, igicagate bizazimira. Mu gihe nari umwana navugaga y'abana, ngatekereza nk'abana, nkazirikana nk'abana. Aho mbere umugabo nikuyemo ibyo byarwana byose. Ubu ngubu turasa n'abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafututse. Ariko hari igihe tuzarebana imbona nkubone. Ubu ngubu ibyo nzi biracagase, ariko icyo gihe nzamenya nk'uko nzwi. Kugeza ubu kwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Urukundo rwacu nirwo rugaragaza ko twemera Imana. Abapagani nabo barakunda, ariko bakunda iyo babishatse, cyangwa bagakunda iyo babiramutse, cyangwa se bagakunda iyo bibashimishije, cyangwa bagakunda ababakunda. None se ni hehe ngewe cyangwa wowe uvuga ko wemera Imana utandukaniye n'umupagani? Ese mu rukundo rwawe hari aho ubona mutandukaniye cyangwa murasa? Urukundo rwacu nirugaragara, hari benshi bazemera Imana, kuko hari benshi banga kwemera Imana kuko babona n'abasenga urukundo rwabananiye. Imana idufashe, idutabare, itugirire neza. Ntiwakunda Imana udafite urukundo, kandi ntiwakunda Imana uhinyura mugenzi wawe. Ntuzabona ijuru niba uhinyura inzira y'urukundo. Nyagasani, ngwino dutoze uru rukundo rwawe. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Luka, umutwe wa 21, Luka umutwe wa 4,
umurongo wa 21 kugeza kuri 30. Mu isengero ry'i Nazareti, nyuma y'isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, Yesu arababwira ati, ibiri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi. Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Nta jambo na rimwe ribi kigeze risohoka mu kanwa ka Yesu ngo havagamo amagambo y'ineza. Bavandimwe, twebwe twese twirebye, hari igihe dusohora amagambo y'umuriro, y'urupfu. Hari abantu bajya baza kundi bababaye cyane, nkabwa se byagenze gute? Ati kanaka yanyuriye, namusangije ubuzima bwanjye, namusangije agahinda kanjye, none yirirwa nyurira. Abandi bagasohora intonganya. Hari umwana wigeze kugira anniversaire, noneho agize anniversaire, ise na nyina bamubwira ati, none se tuguhiye kado? Mwana aratekereza, yari umwana muto yiga muri primaire. Aratekereza ati, reka maze nyitekereze ndaza kwibabwira. Baravuga ati, bye byose bari budusaba ikintu gihenze, batangira gutekereza icyo bari bumubwire, nibasanga gihenze cyane batazagishobora. Ariko arababwira ati, uyu munsi wa anniversaire yanjye mureke mbe papa. Birabashobera se kuba papa bivuze iki? Umwana kaza, mwabyana mwe kuki mutakoze homework? Mukandi kanya kaza, mwabyana mwe mufunge televiziyo, mwabyana mwe nyoko ari hehe? Umwana yirirwa akina se, akina intonganya zose ise yazaga avuga igihe cyose yabaga yinjiye mu rugo. Ababyeyi be barumirwa, baratangara. Bavandimwe, niki Yesu yasoraga amagambo y'ineza mu munwa we? Twebwe se tuvuga yahe magambo? Abumvaga rero Yesu bamwe bavuga batari ko se uyu simwe na Yosefu. Yesu arababwira ati, nta gushidikanya mugiye kunshira wa mugani ngo muganga banza wivura ubwawe. Twumvise ibyo wakoreye Kafarinawumu byose, ngaho bikorera hano iwanyu. Yungamo ati, ndababwira ukuri nta muhanuzi ushimwa iwabo. Ubu rero niba Yesu atarashimwe, twebwe kuki dushaka gushimwa? Yesu yakoze neza, abantu baramwanga. Yesu yavuze neza, abantu baramutuka. Yesu yakirije abarwayi, baramucira mu maso. Yesu yagiriye neza abanyamahanga, abayisiraheli, nta muntu n'umwe bahuye atagiriye neza. Ariko yarangirije he? Ku musaraba. None se kuki twebwe dutungurwa no kugirirwa nabi? Niba Yesu twakurikiye yaranyuze iyi nzira, reka natwe tunyura aho yanyuze, kandi twe gutungurwa n'ibyo twabonera muri iyi si. Yesu ati hariho abapfakazi benshi muri Isiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose. Nyamara muri bo nta numwe Eliya yoherejweho, uretse umupfakazi w'Isarepta ho mu gihugu cya Sidoni. Hari kandi n'ababembe benshi muri Isiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisha, nyamara muri bo nta numwe wakijijwe, uretse na Hamani w'Umusiriya. Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose barabisha. Burya abantu banga umuntu babwiza ukuri. Hari n'abica abandi kuko bababwiye ukuri. Nyamara ushatse umuntu wakubwije ukuri, uzamukunde kandi umufate nk'izahabu, kuko n'abantu bake bashobora kukubona ukosa bakakubwira ukuri. Bene abo bantu ni impano y'Imana. Reka rero natwe twemere kujya twumva ukuri, kuko ukuri wanga kumva ntikureka kuba ukuri, kandi amaherezo kuzagucira urubanza. Yesu yarazi neza ko aba bavandimwe be bamuhinyura. Ati nyamara abanyamahanga bo barumva, ndetse bakava iyo gihera bakaza gushaka umukiro. Nyamara ngo bo buzura
umujinya barabisha. Nuko bahagurukira icyarimwe bamusohora mu mujyi wabo, bamujyana hejuru y'impanga y'umusozi umujyi wabo wari wubatseho, bagira ngo bamurohe, nyamara we abanyura hagati arigendera. Yesu yahuye n'inabi mu nzira ye y'ubutumwa, ariko ntibyamubujije gukomeza gukunda umuntu no kumugaragariza ineza. Bavandimwe, mu nzira yacu ntabwo byaba ari igitangaza guhura n'abatugirira nabi, ntabwo byaba ari igitangaza. Ariko icyaba kibi kurushaho ni uko batugirira nabi cyangwa batwifuriza inabi natwe tukayibifuriza. Imana iduha amahoro yayo, maze Yezu wakunze kugera ku ndunduro adutoza uru rukundo rwe, maze abantu nibatubona bamenye ko atari imbaraga zacu bwite ahubwo ari za Nyagasani. Aguhe rero izo mbaraga, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.